nkubita inama y'umunsi yego inama itaragacecuru kandi ukeneye tubona ko imyaka yakujyanye cyane aho ngaho uma ushaka ntago uzibarira aho ubu ni njyewe iriya minsi niyo minsi nzasingiza iriya ya mbere yuko abantu bajya gukora ibizami nzayisingiza mpaka mpfuye utakupfuye abatindi mwibeshara amafaranga ko wagupfuye se wariyemi nariyemo iki amafaranga menshi cyane ntigeze mfata no mu buzima bwanjye amafaranga avuye avuye mu banyeshuri nigisha atuntu ubundi ngo yarahiye ababyeyi bayahaye rubebe hayaye rubebe gute se kuko abana barabigishije nije gabana 80 so umwanya utaraje muri oya babiti mu bana 80 ako so kabiri nindera ko ntamuzi uwa kabiri ni wa muhungu wa Vince yabuzeho rimwe ngaze muri urutindo ruba rucitse yambutse gute wawe bagiye gucika urundo ngo bitewe n'amanota umwana bagiye kuzana ko se amanota yazanye gute ngewe uko uyu mwaka noneho ejo bundi nari kwigisha abanyeshuri mu kanya amanota yarabasohotse wowe we yende kuvuga nari nigisha abanyeshuri 60 mu banyeshuri shaka gucaga ayigo urumva baragabanyitse bushize bari 80 bamwe banyiryaho kubera kibagabanutse kubera batangiye gutarira ikizere bitewe n'amanota babo bajye bazana n'ubu aho rero niho nanye ngiye kubemereza ntago nzabona abanyeshuri batanu bazatsina mu banyeshuri 50 nabandi ngo ngo bigende gute baze muri arega nigisha injiji nyinshi sinzi bamvu nkunda gwa iwawe nawe bamva baguhe amafaranga uzigisha nuko bazi kari injiji ngira ngo uzijijure ako se ngende imana nitanga ubwenge imana ikorera mu bari muri kugira kiba kijura abana rero mugiye baguhaye ubushobozi n'uburenganzira kugira wigisha abantu kandi nta kintu kimwe bahinduka ahubwo waje ari injiji no birangira bayinjigwa bitewe nuko wowe mwigisha no ari indi injiji ako se reka kubaza nta muntu umva ngo yarananiranye je bama abana bananiranye ugira iki mbese nawe uri mwari monaniranye hoya njewe nago nananiranye bama bana bananiranye ku buryo kumva ibyo byenye no kwandika bayiga amezi 3 hanyuma se tuvuga wenda icomeza tuzabona urufite kuko byanyapye cyane rwose ndwana nabo nkarwana nabo bikagera no kuwigisha ameza ngahe ameza ngahe 3 ya nyuma nyine bagiye gukora ikizo ahubwo no kuza muri iyo banakotanye yego ngankotanye we nuko bakota barazana ubuso wowe ariko se wowe heraho hakana kuba umwana mukura ku rwego rwo ko batazi kwandika izina rye akagera abasha kwandikira imyirondoro kuri form akandika imyirondoro yose bakazamenya ati niwe base wabonye zero bakarinda banamumenya narwanye bihaye kugira nkore ko ngira utandukanye rero njya banigisha ubushize mu mwe wenyine waje muri hanyuma uwo umwe we yajemo gute uretse ko bizara umuryango ujye buri kigo uko bivuze rero njyewe nibyo gusa iki bigoryi nyine ngiye mfite ibigoryi gusa mbese nawe uri ikindi kigoryi nako sori wora akagoryi mo gato hoya urabizi ko ngiye tuniga tujye no gukora n'ikizamu urabizi ko utanga imbere ndabizi ujye warandushaga ariko kumenya ubwenge no kumenya kuwushyira mu bantu n'ibintu bibiri bitandukanye kandi bisaba n'impano biratandukanye ikibazo ni ukurwana n'uguzi gukubita ku rutare hano bavuga ngo gukubita uragerageza abantu ugasuka mu bwenge none kugira mbyemere ko uri nabure kigwerewere kipofu mayibobo kibarata cyaho ngaho hari abanyeshuri bagiye bava iwawe bakazi iwanyu bagahita ubwenge rwose abo ngabo rero iyo ba nyina bamenye ubwo bwenge bwo kubakura iwabo wanjye bakabajyana iwabo nderaga ko ba nyina babaza ubwenge nabo bana babaza ubwenge rero abanjye ababyeyi bose ubusanga ari nka zigiye ubwo bora nubwo bwenge bwo kuriraho babukura atse kamaze nkubaza muri abo banyeshuri byibura wakoreye ubushize bava gukora ibizamini bakubwiye ko byari bimeze gute bageze se kuvana mbere hose abazaga muri ubu bazaga bambwira ngo ubona injiji zose no kuza zivuga ngo byari byoroshye ngo byagize iki wajya kureba ku munota ugaheba bivuze rero ngo injiji ntabwo zibyorohera ahubwo ubwazo zirabyoroshye wagize se ahubwo zigize nawe mahirwe yo kumva ikibazo izaba zatsinze sha ahubwo zo zumva zitabibona zigashyiraho ibyo zishakiye akura zirenganya nyine kuzigisha nawe ari idebese urongera usubize ibitari hanyuma we muri umuna wawe kumeruka yiga yabonye angana si feresi nyine urana we yaratunaniye pe yaje muri abana n'umwarimu kuzigisira ngo nta muryango uri ikigo gise kikaza mu ishuri ryawe bikaza ni wawe mu rugo noneho uva ibyo utangiye kwibaza noneho kandi wese wanyu muri ikigo kikana muri umuna akaba ari ikihe kandi twese dutsinda amashuri kandi wowe wanyu kubona ubusa si ibyo ngo na papa we yabonaga ubusa papa yabonye ubusa rwose barambwiye ngo papa bariganyerega bati yicaga ku ishuri gukopera yari yonginga imurengera ugasanga igihembwe kimwe abaye wa mbere cya kabiri abaye wa nyuma icya gatatu abaye wa 10 akoze kamaze kubaza twakiza gukopera gusa urundi rugamba yewe n'ingegera zose cyakora ikintu nabonye kibabera muri amuryango wanyu korora amaguru aragenda akabyuwa mufite akabako keza rwose ahubwo nawe nkugira inama manika amakaramu ugiye korora amaguru akuna rwose utangiye gusebanya pe akoreka tubireka pe yemere ko n'amaguru ari yashoboye hanyuma ugushoboye kwiga uracyabishidikanyaho wowe nta kubishidikanyaho nta n'iki kintu uzabyiga bimaze nzabyiga nyine mbikoreshe n'insoza wowe soza mu gihe ibyo bitujyana kunaniye kubikoresha amashuri azamaze cyuziga ubutarangiza ariko njyewe hari n'impano yabasogokurusa numvishe ubura ngo umuryango wacu umuntu yakubarije iseko
ishashi ko iba ari icyuma. isekuru uzayikoresha iki mw'igihugu ziracyakora iki haje imashini zabugenewe ukwijyana muri nuze muri kenkayo kenkayo se isekuru ikoremo iki nyakayo n'ukubaza kenkayo muri mize hanyuma mize bajya baza kuyisura nk'isekuru ikomeye yabayeho mu mateka yego uraje ukora isekuru imwe hanyuma si imiza gutunga ubuzima bwawe bwose nyine uzaya kuyisura azana amadevize aba ari wowe zaho nzaho nyine iyo mize kari igihugu ni yaso ni ya nyoko nzaba narakareye ikintu kijyanye n'umuco ubundi ibintu bijyanye n'umuco nibyo bikenewe none se korora amaguru mu Rwanda kuvuze mu Rwanda umuco nyarwanda harimo korora amaguru cyangwa nuko bigutunga cyangwa se uko wakora ikintu mu gihugu ngo nuko ari wowe wenyine ugikora yego nabyumva korora amatungo magufi ushobora kuba bifite amafaranga byanatunga n'umuntu ariko iyo uzanye ikintu gishya cyo bita innovation cyangwa innovation ibyo nibyo biba bikenewe mu gihugu swanyine komeza urwaye n'amasekuru ubwo nyine niyo azagukira cyantangiza da aha turahaso kuraya yaguze ama etage se usikari we muntu wenyine mu gihugu cyawe muri Nyakatsi wakabimenye kubera ya masekuru nyine hanyuma nawe ngo nugiye gukora ariko nuko ububaje ubundi burakora ukatisunje mu dukiriro bagenda bisunga wenda bakorane wenda ubwo bukuriko bwiwa bugaragaza kabugumana mu rugo kabuzwe n'abantu bake nahiko abantu bose babimenye kugenda bazi yo sekuru imeze nk'icyo wallahi bamwirahiye kabura gukora ibizima byagutunga bayogwana n'amasekuru akoze mu njama kwigisha ntabwo nyibishyamo imbaraga ndi kwigisha abana abo kwiyasaba bigumaze ikigine birikubageza guki nuko ndi kwigisha injiji ariko ngi wabo nakubwiye ko wabazi kuzaniye kugira ngo uzigishe ariko nanone nta kintu cya kibarashe uri kunseka njyewe ndi kwigisha njyewe ubwenge nawe mbufite n'abo mu rugo barabufite cyo nta kintu cya kibarashe kwigisha ijya kuririsha ihera mu rugo we none ntuhera mu rugo gute wakigisha abandi bana bagatsinda uwanyu yatsinda nuko udashyira hamwe ukubita inama y'umunsi yego inama itari agakecuru kandi ukeneye tubona ko imyaka yakujyanye cyane rwose rongoranya katarama ngo nguki uvuze ngo rongoranya kutarapfa kuko urabona washaje akeneye umukazana wowe byari byakoyemo n'amafuta Kanyu ni byiza amakuru ni meza ariko si meza cyane kubera icyo atari meza cyane ubu ngubu tuvugana narinjye kuba iwawe ndarya icyumweru cyose niba narimba nziyongeza ikintu narakubyaye se si wambyaye ariko byose niwe wabiteye nabiteye nte ubu tuvugana mu rugo baranyirukanye ngo ntabwo byumvikana uburyo nahana amanota nk'ariya kandi baratanga amafaranga menshi yo kwiga ntibakwirukana ahubwo n'ibyanaye mbabona gukubira ntabwo nyigisha narangiza sifate none ubujiji bwawe mbuzire nyine niwe wanyigishije nabi nakwigishije nabi gute abigishije muri benshi rero kuba waratsinzwe ubwenge bwawe buke ahubwo so abe yabirebye neza nimba nawe atarinjije akaba ariho wabikomora reka barimo ahubwo nkamwe n'umwebwe injije gute abandi bose bagize kwiza ahandi hantu ko batsinze nyine none bakuzanira umwana w'ikirara nkawe nawe uriyizi ibintu nk'urabizi ibyo ukora urabizi bakamuzana ngo umwigishe nawe rega ujye ugira impuhwe reba nk'abantu babanzane nkawe koko ubona uri muzima ntari muzima se naje kwiga ntari muzima none se waje kwiga waza kwiga wanyweye kore ubwenge niba bwarahutse bwayo abandi bose twiganyemo ko batsinzwe nuko waga batazi inyweye kandi nabo baratsinzwe gutsindwa hatsinzwe bake hatsinda benshi abana babiri bose si benshi abana babiri se ni benshi mu bantu 50 none se abo nibo bashoboye kutabinywa babaze ku bindi bigo baratsinze ariko abanyeshuri bafitanye isano n'imyigishirize yawe utaje muri yaje muri pu erega nta n'ukuntu batazamo kuko ngewe mafite intambara yo kurwana n'ibintu bibiri ibihe kugarura ubwenge bwanyu ku murongo na disipurine rero ngewe ngerageza kugarura disipurine ubwenge bwo byashaka bikanga kandi ibyo bintu byose mbikora mu mezi 3 niyo mpamvu usibiye mu mwaka ukurikiyeho atsinda kandi neza ubushatse ko mwako nziga neza mu mwaka ukurikiyeho ngatsinda ukurikiyeho uzatsinda ariko wowe kubera disipurine yawe nkeya biragoranye niyo disipurine nkeya ko nakumvaga ngakurikiye amasomo neza kandi n'abandi bose twanywanye biriya bintu baratsinze none gukurikirana amasomo neza ubwonko bwayajijwe na kore urumva byagenda gute abandi bagerageje kuvaho ariko ni wowe wananiranye urabizi neza ko ibikundi byose nagenderagamo nta munyeshuri n'umwe wigaga iwawe kandi bose baratsinze baranywaga ibiyobyabwenge byinshi kundusha none si uyobewe ko hari abanywa ibiyobyabwenge bikabatera bwinshi kurushaho abandi babunywa na buke baba bafite bukarahuka ibyo birakureba njyewe ni ukuri waracyari aho ngaho uwo mawusha ntabwo uzibarira aho haruguru njyewe imiti cyarwaye ibiraho imiti yose amafaranga nawutanze ndayirya iwanyu mpaka nyamaze ariko sha ugira ibyo ubamo aho gushobora no gukubitwa kuko nimba amasomo yanze gufata
yanze gufata kubera ko ukeneye inkoni kurusha amasomo. reka naby'inkoni cyabato nuko kwimana twatanya gutsiganga Ngaho ariko banakunumye ngo nyizirike. mwiziriko gute amafaranga ntabwo wayandira uburitsa ngo njye ngumanga Ako so nari yariye ubusa iminsi yose navuze. kandi bose bize njyanga bana arutsinze Nibyo nkubwira nyine ngo impamvu utatsinze ni ubwenge buke bwawe. yuta ahubwo n'ubwenge buke bw'umwarimu Ubwenge buke ariko uguzi amajoro ndarantegura ibintu nzabiye. aha noneho ndakwifatiye Fatira iki? umwana wanjye yaje muri n'amafaranga naguhaye reka nkwase. Hello, uyu ni wa muhungu wanyu Kanji Chris. nanjye ndi ngarungara nk'ibisanzwe Ya nkuko twabasezeranyije rero ko tubaha content zitandukanye, dufite content nshyashya naga season kari guca kuri Smart Nation Skits. ni mahunda na mahinja Mahungu na mahinja. Ni mahungu na mahinja. baza bakadushyigikira n'ubundi nk'uko bisanzwe kandi dukomeje kubashimira n'ukuntu basanzwe badushyigikira Bajyeho barebe.